indirimbo ubwe yakoze zirimo nka Bam Bam, Oh My Gosh, izo yakoranye n'abandi bahanzi batandukanye nka Sauti Sol zirimo nka Africa, ni zimwe mu zerekanye ubuhanga bwe budasanzwe mu byo akora. YEMI ALADE ni umuririmbyi, akaba umubyinnyi w'umwuga, umwanditsi w'indirimbo, akanaba kandi impirimbanyi mu kurwanya ubukene no kubungabunga ibidukikije. Ni umwe mu baririmbyi bafatwa nk'icyitegererezo n'abaririmbyikazi bagezweho kugeza ubu, aho benshi bagiye bavuga yuko bamwigiyeho byinshi mu kwinjira mu buhanzi bwabo. YEMI ALADE yakoze amateka akomeye mu muziki wa Afrika, kugeza ubwo kuri ubu wabona umuririmbyikazi ukunzwe unafite indirimbo zigezweho, akanagira kandi umwihariko n'ubuhanga bwihariye bwo kumenya uko yitwara imbere ya kamera ndetse no ku rubyiniro. Bamwe bamwita umwamikazi wa stage ndetse abandi bamuhimbye Mama Africa. Kugeza amagingo ya YEMI ALADE ubuzima bwe bw'ibanga yabugize ibanga koko, birimo nko kuba nta mugabo wuzwi cyangwa se nanone abana. Gusa ibi ngibi nanone bikaba bigarukira ku burenganzira bw'umuntu ku giti cye. Reka muri kino kiganiro cyacu amateka yabo tugaruke ku buzima bw'umuhanzikazi YEMI ALADE unaherutse mu Rwanda mu muhango wo kwita izina ingagi. Ikaza uri hose nk'ibisanzwe, ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Mwebwe hamwe natwe muri La Gloire Confiance Trading Limited twizera cyane ko twamaze kuba umuryango abantu ukunda, nta kindi ubaha kitari byiza. Niyo mpamvu ya makaro meza yamamaye mu gufasha abayakoresha mu bihe by'imvura, ubushyuhe ndetse n'ubukonje, twamaze kuyabazanira mu mabara ndetse n'amadizayini cyangwa se uko agaragara bitandukanye, biguha amahirwe yo gukora amahitamo meza cyane. Kuri ubu tubafitiye amakaro ya 60% y'ubwoko bwa matte, amwe bakunze kwita vitrified tiles ndetse na gloss tiles byuzuzanya n'inzu yawe, haba mu byumba, douche, toilette n'ahandi hose. Ngwino tuguha amakaro ya esikariye meza cyane, aho ikaro ryose uryubakisha uko ryakabaye nta kurikata kuko ryujuje standard mpuzamahanga. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko tugufitiye na gypsum board, marine board ndetse na MDF, byose bizagufasha kuzana isuku iwawe. Muri La Gloire Confiance Trading Limited kandi twakuzaniye ubukarabiro bwiza bugezweho, bwa bundi burimo ufite sensi bufasha kwibwiriza uko uje gukaraba, maze bukazana amazi nta byinshi ukoze. Bworoshye cyane kubushyira mu nzu yawe, buraramba kandi busa neza byahebuje. Ibi byiza byose dufite muri La Gloire Confiance Trading Limited byiyongeraho yuko we mukiriya wacu tuzagufasha guhitamo bitewe n'ahantu ushaka kubaka, yaba inzu nini cyangwa ntoya, ibigo binini n'ibito, ndetse kandi tuzagutwaza ibyo uguze nunabishaka tugufashe kubishyira mu nyubako yawe. La Gloire Confiance Trading Limited niho gusa ubuziranenge n'ubwiza bihurira. YEMI ALADE yabyawe na James ALADE. Uyu nguyu akaba yari umukozi wa polisi ndetse kandi yanigeze kuba umukuru wa polisi muri leta ya Ondo. YEMI ALADE avuka mu muryango w'abana 7, aho ari umwana wa 5, n'abahungu 5 ndetse n'abakobwa 2. Nyina yitwa Helen Uzoma. Nubwo amazina akoresha mu buhanzi bwa YEMI ALADE gusa, amazina yose yiswe n'ababyeyi ni YEMI Eberechi ALADE. Yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1989. Amashuri abanza ALADE yayize mu ishuri ryitwa Xavier British Primary School, ayisumbuye akomereza ahitwa Victory Grammar School. Hanyuma akirangiza ahita ajya kwiga muri kaminuza ya Lagos, aho yavanye impamyabumenyi yo mu cyiciro cya kaminuza mu bumenyi bw'isi, aribyo degree in geography. Uyu muhanzikazi mu buto bwe yakuze akunda cyane kubyina ndetse no kuririmba, akanga kandi gutegekwa no kubwirwa ibyo gukora. Ndetse kenshi YEMI ALADE ntabwo yakundaga kuba ari kumwe n'abakobwa, yakundaga kuba ari mu bigare by'abahungu aho kuba hamwe n'abakobwa. Ni ibintu byatumye kenshi inshuti z'usanga ari abasore. ALADE mu buto bwe yakundaga kubyina, agakunda gukina imikino njyarugamba, kandi mu buzima bwe kenshi agakunda kumva abantu barimo baravuga inkuru. Ibyo byajyanaga no kuba ari umuhanga mu makinamico yo ku mashuri yizeho, ndetse kandi n'ubwo yagendanaga n'abasore ukenshi yabaga ahanganye nabo adashaka yuko bamurusha na gato, yaba mu ishuri, kwiruka, kubyina n'ibindi. Abazi YEMI ALADE benshi bamuvugaho kugira amahane kuva mu buto bwe, ariko kandi icyarimwe akanaba umuntu mwiza kuko ntawe yazanaga amahane bidafite aho birimo kuva. YEMI ALADE yatangiye kumenyekana binyuze mu marushanwa yo kuririmba yakoze mu mwaka wa 2009, hanyuma arayatsinda. Aya marushanwa akaba yitwa Peak Talent Show, yaberaga mu gihugu cya Nigeria. Kuva kino gihe nibwo yatangiye gushyira hanze ibihangano bitandukanye. Ibyo ngibyo bikaba byareretse umuryango we yuko umwana wabo uretse gukunda kubyina ndetse no kuririmba, utanibagiye gukina amakinamico, ari n'ibintu bishobora kuzavamo umwuga we. Ibyo koko batekerezaga nibyo byaje kuba. YEMI ALADE
umuziki we watangiye mu buryo bw'umwuga muri 2014. Muri uyu mwaka nibwo yashyize hanze alubumu ye ya mbere iriho indirimbo yakoranye n'abaproducer bari bagezweho cyane muri kino gihe, aba barimo nka Celebobo, Sizo Pro ndetse n'abandi. Ino alubumu ikimara kujya hanze yari iriho indirimbo zakunzwe n'abantu batandukanye, abanyamakuru barazicuranga, abakunzi b'umuziki bamwe namwe muri Nigeria barazikunda, gusa ariko ntabwo zageze kure ku rwego YEMI ALADE yifuzaga. Indirimbo yitwa Johnny yaje gukurikizaho nyuma y'iyi alubumu ya mbere, niyo yari ije kumuhindurira ubuzima. Iyi ndirimbo ikimara kugera hanze yahise itangira kwiyamamaza ubwayo, iragenda izenguruka muri Afurika yose, abantu barayikunda bidasanzwe kandi birumvikana n'umuhanzikazi wayiririmbye nawe ubwe yarakunzwe. Yari ifite umwihariko udasanzwe yaba mu miririmbire yayo, uko YEMI ALADE yayibyinniyemo ndetse n'amashusho yayo uko yari ameze. Ibyo byose bikaniyongeraho yuko umusore wayigaragayemo yari amaze iminsi avugwa mu rukundo n'uyu muhanzikazi. Byaragiye birahurirana maze biragenda bibyara igihangano cy'inkuru yivugira ubwayo, byerekana ubuhanga bw'uyu muhanzikazi ndetse bituma benshi babona yuko YEMI ALADE nta kabuza ari umuhanzikazi uzagera kure. Ino ndirimbo YEMI ALADE yisoranye n'izindi ndirimbo ngenzi zayo zirimo iyitwa Tengelin ndetse n'iyitwa Kissing, nazo zaje mu gukundwa zigwa mu ntege Johnny yari imaze gukundwa by'umwihariko. Birumvikana yuko Johnny yafashije uno muhanzikazi ndetse n'izo ndirimbo zindi zose kumenyekana. YEMI ALADE abonye yuko atangiye kugira abafana mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, yahise afata icyemezo cyo kuzenguruka mu bihugu bitandukanye hanyuma amenyekanisha ibihangano bye. Iki gihe mu bihugu yagiyemo bya Afurika mu kwiyamamaza harimo igihugu cya Kenya, igihugu cya Ghana ndetse na South Africa. Yabashije kugurisha 100,000 bya kopi z'indirimbo yari amaze gushyira hanze, ndetse kino gihe YEMI ALADE anahabwa igihembo cya Nigerian Entertainment Award, igihembo gihabwa umuhanzi wahize abandi mu kugira ibihangano byakunzwe. YEMI ALADE nanone yahawe igihembo cyitwa Headies Award, igihembo gihabwa umuhanzi wesheje umuhigo wo gukora ibikorwa bidasanzwe mu muziki maze bikagenda bikagera hirya, umuziki ukagenda ukagera kure. YEMI ALADE yarazanye imbaraga zitangaje muri muzika, kuko nyuma yo kugira ijwi rikomeye ryumvikana neza ni n'umuhanga cyane mu kubyina bya bindi byo ku rwego rwo hejuru, handi benshi barimo nawo mu muryango we batangiye gutangaza yuko utabasha kumenya igihe YEMI ALADE yatangiye kwiga kubyina ku buryo ubwabo nabo batungurwaga. Uyu muhanzikazi yaje gukurikiza alubumu ye yise Mama Africa, izina ryaje n'ubundi kumwitirirwa na alubumu yari iriho indirimbo ziri mu njyana nyinshi ziganjemo Kinyafurika. Iki gihe kugira ngo abashe gukora kuri alubumu yafata amajwi y'indirimbo zagombaga kuyijyaho byari bigoye cyane ko nta mwanya yari akibona wo kwicara hamwe, kubera yuko yabaga afite ibitaramo bitandukanye yabaga yatumiwemo mu bice bitandukanye by'isi. YEMI ALADE yaje kubona yuko agomba gukoresha imbaraga ze zose ibingibi byose akabikora kandi bikarangira. Nanga rero yatangiye kubona yuko nta mwanya wo kuruhuka wari uhari, maze hano ubuzima bwe bwose atangira kubwerekeza mu buhanzi. Abantu benshi barimo abaproducer ndetse n'abandi bahanzi bavuze yuko YEMI ALADE yerekanye ubuhanga bukomeye cyane bwo kutaruhuka kugira ngo abashe gutanga ibintu byiza ku bakunzi be. Ino alubumu ye Mama Africa mbere y'icyumweru yuko ijya hanze kuri iTunes batangiye kwimusaba. Iyi alubumu ye yariho indirimbo yakoranye n'abandi bahanzi nka P Square, Sarkodie, Sauti Sol, Flavor, Rotimi Keys, DJ Arafat ndetse n'abandi. Amafaranga yavuye muri ino alubumu YEMI ALADE yafashishije abakene. Ino alubumu ikimara kugera hanze ntabwo yakunzwe gusa muri Afurika, kuko no mu Budage, muri Malaysia, mu Bufaransa n'ahandi henshi ku isi yari irimo guca ibintu. YEMI ALADE yararimo gukandagiza ibirenge bye ku isoko mpuzamahanga. Muri 2016 YEMI ALADE yaje guhabwa igihembo mpuzamahanga cya Independent Music Award, igihembo gihabwa abahanzi bagaragaje umwihariko udasanzwe mu buhanzi bwabo. Uyu mukobwa kino gihugu yaramaze kwamamara, yaranakomeje ibindi bihangano byinshi byagiye bimuzanira inyungu nyinshi, yaba mu buryo bw'amafaranga, abakunzi ndetse n'ubwamamare ku migabane itandukanye yo hirya no hino ku isi. Umuziki we waje kujya ku yindi ntera, maze uno mukobwa atangira gukorana n'abandi bahanzi mpuzamahanga barimo nka Rick Ross n'abandi. Uyu nguyu ni umuhanzikazi wakunze kurangwa n'ibikorwa byinshi cyane by'ubugiraneza. YEMI ALADE muri 2018 mu kwezi kwa 12 yasuye ishuri rya segonderi yizeho rya Victory Grammar School, maze hano ahakora ibikorwa bitandukanye byo gufasha abanyeshuri baho bari bakeneye cyane kurusha abandi, birimo kubishyurira amashuri ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye nko kubavuza amaso no kwishyura minerivare ku bana bitwaye neza ariko kandi batabifitiye ububasha. Ibi ngibi yabikoze abinyujije mu muryango udaharanira inyungu yitiriye ababyeyi be, uyu nguyu yise Helen and James Pathway Foundation. Uyu nguyu ukaba umuryango yagiye anyuzamo ibikorwa byinshi bitandukanye kandi byafashije benshi. Byarenze kuba umuziki, nuko YEMI ALADE anabwa izindi nshingano za politike.
muri 2020 yisunze ishami rya UN ari ryo United Nations Development Program, ishami rishinzwe kurwanya ubukene mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Aha YEMI ALADE yatanze umusanzu mu gufasha abaturage bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika byakozweho cyane n'icyorezo cya COVID-19. Muri kino gihe kandi ubwo kino cyorezo cya COVID cyarimo gica ibintu, YEMI ALADE yashyizwe muri gahunda y'ubukangurambaga binyuze mu muryango witwa Nelson Mandela Foundation ndetse na MTV Base, aho yarafatanyije n'abandi bahanzi batandukanye bo ku mugabane wa Afurika. Muri 2020 mu kwezi kwa 9, YEMI ALADE yahawe inshingano zo guhagararira ishami rya UN rya United Nations Development Program, aho yahawe zino nshingano n'umuyobozi mukuru wayo. YEMI ALADE yakomeje guhabwa izindi nshingano zitandukanye n'uyu muryango, bigera no mu kubungabunga ibidukikije hamwe no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori. Uyu muhango wabereye mu Bwongereza, wabereye ahitwa Alexandra Palace, aho kino gihe yataramiye hari n'abagize umuryango w'ubwami bw'Abongereza, aho uyu muhanzikazi yari ari kuri gahunda n'abandi bahanzi bakomeye cyane barimo nka Ed Sheeran, Shawn Mendes ndetse na Coldplay. Aho rero kino gihe na YEMI ALADE ubwe yabashije kuririmba ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022. YEMI ALADE byatangajwe yuko yagize uhagarariye umushinga w'ubukangurambaga witwa It's Up to Us, aho yarafatanyije na African Center for Disease Control ndetse na Mastercard Foundation. Ibyo byose byakomeje kwerekana ubuhangange bwe ndetse n'ubuvugizi bwe bwakomeje guhabwa agaciro mu bikorwa bitandukanye. Muri raporo yatanzwe n'uyu muryango bagaragaje yuko ubukangurambaga bwa YEMI ALADE bwagize impinduka zikomeye. Ibyo ngibyo rero bigatuma akomeza kwitabazwa mu bintu bitandukanye. YEMI ALADE kubaho kwe ndetse n'imbaraga ze muri rusange, ibi ngibi byabyaye imbaraga zabyaye abandi bahanzi batandukanye. Abahanzikazi barimo nka AGiRA Star, abangaba bose bagiye bavuga yuko yababereye icyitegererezo. YEMI ALADE mu buzima bwe bw'urukundo ni ubuzima yabashije kugira ibanga, ndetse benshi batekereza yuko ari kimwe mu bintu bidasanzwe yabashije gukora. Kugeza ubu nta mwana nta n'umugabo afite bazwi, abandi ariko bakavuga yuko afite umuryango mu Bwongereza, nubwo ariko byose nta gihamya yabyihari. Kuri we ntabwo avuga yuko ari uko yabuze umukunzi, ahubwo bivuga yuko ari ubushake bwe, dore ko kenshi yakunze kubazwa kuri kino kibazo avuga yuko ubuzima bw'abantu bakwiriye kwitaho ari ubuzima bwe bujyanye n'ubuhanzi bwe, ko ubuzima bwe bwite nyine ari ubuzima bwe bwite. Nanone ariko YEMI ALADE nk'umuntu w'umuhanzikazi wakunzwe cyane, wanagiye akorana indirimbo n'abandi bahanzi, ntabwo habuze abasore bavuzwe nawe mu rukundo, nubwo n'abari bake cyane. Umwe muri aba ni uwitwa Alex Kubo, umusore w'umunyamideli, akaba n'umukinnyi wa za filime muri Nigeria. Uyu nguyu YEMI ALADE yagiye amukoresha mu ndirimbo zitandukanye, zirimo nk'indirimbo yitwa Johnny ndetse na Marry Me. Abantu benshi batangiye gukeka urukundo rwabo igihe bagaragaraga bari kumwe mu bitaramo ndetse n'ahandi hantu basohotse. Gusa bahakanye iby'urukundo rwabo. YEMI ALADE bamubazaga kenshi niba akundana n'uyu musore, akababwira yuko ari umuhungu mwiza cyane kandi w'igikundiro, atari ko ntabwo nzi impamvu mushobora kumva yuko nkundana n'uriya musore. Ibyo kuvugwa mu rukundo n'uyu musore byaje kurangira abantu batazi uko byagenze, bitekerezwa yuko baba barakundanye maze urukundo rwabo bakarugira ibanga, bikarinda niyo bigera iyo batandukana, abangaba bombi batarabyemeza. Undi musore witwa Fino, uyu nguyu na YEMI ALADE bakoranye indirimbo bise Taking Over, maze bakimara gukora ino ndirimbo ikimara kugera hanze irakundwa, ubucuti bwabo nabwo buragenda burakura, bigera ubwo bigorana cyane kubatandukanya mu buzima busanzwe ndetse n'urukundo. YEMI ALADE muri interview imwe n'abanyamakuru bamubajije ikibazo gisa n'ikiri mu mutego, bagira bati ese YEMI ALADE tubwire, uramutse ukundana n'uriya musore wakwemera yuko mukora ubukwe? Yarasubije ati nabyemera cyane rwose. Uyu musore nawe baje kumubaza niba YEMI ALADE aramutse yemeye yuko bakundana yabyemera, nawe yasubije atazuyaje ati nabyemera cyane. Icyo abantu babonye nuko abangaba bashobora kuba baragiye mu rukundo, ariko kandi bakabisha amaso y'abafana babo kuko batari bazi uko bizagenda, kandi n'ubundi koko bikaza kurangira batandukanye. YEMI ALADE undi muntu wavuzwe mu rukundo nawe ni Mr Flavor, aho yari umuhanzi nawe wamaye cyane mu gihugu cya Nigeria. Uyu nguyu banakoranye indirimbo zitandukanye zirimo nk'indirimbo Crazy in Love ndetse n'itwa Komkom, ariko kandi YEMI ALADE yakunze kuvuga yuko Flavor mukunda cyane nk'umuhanzi kurenza uko yaba yaramukunze mu rukundo. Bakomeje kugaragara kenshi bano bari kumwe, ubona bose bishimanye nk'abantu bari mu rukundo, gusa ntabwo bigeze berura ngo bimenyekane niba koko baba bari mu rukundo. Kugeza amagingo ya rero YEMI ALADE nta mukunzi, nta n'umugabo uzwi, yewe nta n'abana b'uyu muhanzikazi bazwi, gusa bikaba bitekerezwa nanone yuko uno mukobwa ngo yaba afite umuryango mu Bwongereza. Gusa ubwo yabibajijwe nibwo yasubije yuko abantu bakwiriye kumenya yuko ibyo akora ari ibijyanye n'ubuhanzi, ko ibyo nyine yabahishe atari ubuzima bubareba.
YEMI ALADE afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 5 ndetse n'icumi z'amadolari y'Amerika. Kuri Instagram YEMI ALADE akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 17. Ni umukobwa utanywa inzoga, itabi iryo ari ryo ryose, yaba irisanzwe cyangwa se urumogi. Uyu muhanzikazi aherutse gutangaza yuko agiye gushyira ku isoko ry'u Rwanda ibikoresho bye bya makiyaje, ibikoresho yashyize hanze ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munani muri 2025, aho yatangaje yuko azabishyira hanze ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 10 y'umwaka wa 2025 ngo bizaba byamaze kugera ku isoko ry'u Rwanda. Ibikoresho bye by'ubwiza akaba yarabyise YEMI Beauty, aho yabimuritse ku mugaragaro mu kwa munani uyu mwaka. Uyu muhanzikazi kandi akaba namaze iminsi mu Rwanda, aho yari umwe mu bantu batumiwe mu birori byo kwita izina ku nshuro ya 20. Umwana w'ingagi y'isi izina yamwise Kundwa, ndetse kandi YEMI ALADE yagaragaje amarangamutima y'uko yashimishijwe no gusura ingagi mu birunga, anashimira kandi cyane uko yakiriwe mu Rwanda, hanyuma asaba abantu benshi kuzaza gusura u Rwanda. YEMI ALADE ni umuhanzikazi ukunze kuvuga ibintu bikunze kugarukwaho cyane. Yigeze kuvuga ati, iyo wagize igihombo cyangwa se ukagwa mu bibazo bikomeye, nibwo urushaho kwiga byinshi kuri wowe no ku bantu bakuri iruhande. Yigeze kandi kuvuga yuko Afurika arizo mbaraga zonyine afite muri we, ngo ndetse n'abandi banyafurika bose bakwiye kumva yuko Afurika ari imbaraga zabo. YEMI ALADE kandi yigeze kugira ati, ugomba guseka cyane ukageza ijwi ryawe ahashoboka mbere yuko imyaka igutwara amenyo yawe yose, hanyuma ugasigarana ibihanga. Abantu ba hafi ba YEMI ALADE kandi bavuga yuko ari umukobwa w'umugwaneza usetsa, uzi kubara inkuru, ariko kandi wakanaba umunyamahane cyane. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none cyagarukaga ku buzima bw'umuhanzikazi YEMI ALADE. Mw'abakunzi bacu benshi mwadusabye, turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye ku bandi bantu bazwi hirya no hino ku isi, banagiye kandi bakora ibyihariye, aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Nimwe mwatumye bikunda, nimwe mwatumye dukomera, mwatubaye hafi kandi byose nimwe tubikesha. Bakiriya beza, imyaka ibaye 10 turi kumwe namwe, none kubera icyizere mwakomeje kuduha, iFix Rwanda yabaye iFix Global. Nyuma yo kubakundisha no kubaha ibikoresho byiza bya Apple, ubu turabaranguza. Turangurire Dubai, Sharjah cyangwa se tugane kuri ofisi zacu i Kigali, maze tuguhere ku kiranguzo ku gikoresho cyose cy'ikoranabuhanga wakwifuza: iPhone, iPad, MacBooks, laptop y'ubwoko bwose n'ibindi byose by'ikoranabuhanga. Yewe niyo waba urangura kamwe gusa nta kibazo. Uretse ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi n'imodoka yose waba wifuza, twandikire kuko kuyikugezaho ni nk'ako kanya. Akarusho kuri ibi nuko yishyura 30% by'igiciro cy'imodoka, andi yose asigaye ukazayishyura imodoka yamaze kukugeraho. Ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa uduhamagare kuri izo telefone.